Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4. Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduka umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Aramubwira ati, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe abe ari yo ukorera we yonyine. Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko byanditswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo ntugagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka, amutega ikindi gihe. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Ab'i Nazareti bashaka kwica Yesu. Ajya i Nazareti iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo, umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo, agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Bose baramushima, batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke, bati, mbese aho uyu si we mwene Yosefu? Arababwira ati, ntimuzabura kunshiraho uyu mugani muti, muvuzi wivure. Ibyo twumvise byose ko wakoze i Kaperinawumu bikore n'ino mu mudugudu wanyu. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Sarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu, bamugeza ku mpanga y'umusozi batuyeho, bashaka kuyimutembagazamo, ariko abacamo aragenda. Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni, aramanuka ajya i Kaperinawumu, umudugudu w'i Galilaya. Abigisha ku isabato, batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati, ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo amutwara. Bose barumirwa, barabazanya bati, mbega rino jambo ni jambo ki? Arategekesha abadayimoni ubutware n'ububasha bakavamo. Inkuru ye yamamara hose mu gihugu gihereranye naho. Yesu akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Arahaguruka asohoka mu isinagogi, yinjira mu nzu ya Simoni. Nyirabukwe wa Simoni yari arwaye ubuganga bwinshi, nuko baramwingingira, amuhagarara iruhande, acyaha ubuganga bumuvamo. Muri ako kanya arahaguruka arabagaburira. Nuko izuba rigiye kurenga, abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari zimwe
baramubazanira, abarambikaho ibiganza umwe umwe arabakiza. Kandi n'abadayimoni bava muri benshi bataka bati, uri umwana w'Imana. Arabacyaha, ababuza kuvuga kuko bari bazi yuko ari Kristo. Bukeye ajya mu butayu, abantu benshi baramushaka, bagera ahari bashaka kumubuza ngo atava muri bo. Ariko arababwira ati, nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu, kuko ari byo natumiwe. Nuko yigishiriza mu masinagogi y'i Galilaya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 5. Yesu arobesha ifi nyinshi. Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja Genesareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Yesu akiza umubembe. Bukeye ubwo Yesu yari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, databuja, washaka wabasha kunkiza. Yesu arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, akira. Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Aramwihanangiriza cyane ngo atagira uwo abibwira ati, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n'ituro ryo kwihumanura, nk'uko Mose yabitegetse, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Nyamara inkuru ye irushaho kwamamara, iteraniro ry'abantu benshi riteranira kumwumva no gukizwa indwara zabo. Ariko we abavamo, yiherera mu butayu asenga. Yesu akiza ikirema. Nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga, abafarisayo n'abigishamategeko bari bicayeho, bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura. Bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi n'abafarisayo batangira kwiburanya bati, urinde wigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Maze Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ntibyuke ugende? Ariko mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyeho, ataha yimbaza Imana. Bose barumirwa, bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Yesu ahamagara Lewi, umukoresha w'ikoro. Nuko ibyo bishize arasohoka, abona umukoresha w'ikoro witwaga Lewi yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati, nkurikira. Nawe asiga byose arahaguruka aramukurikira. Lewi amujyana iwe, amutekeshereza ibyo kurya, barasangira. Hari n'inteko y'abakoresha b'ikoro benshi n'abandi bari bararitswe bicarana nabo.
Nuko abafarisayo n'abanditsi babo banegura abigishwa be bati, ni iki gitumye musangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu arabasubiza ati, abazima si bo bakwiriye umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi, keretse abanyabyaha ngo bihane. Baramubwira bati, abigishwa ba Yohana biyiriza ubusa kenshi bagasenga, n'abafarisayo nuko, naho abawe bararya bakanywa. Yesu arababaza ati, mbese mwabasha kwiriza ubusa abasangwa bakiri kumwe n'umukwe? Icyakora iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo baziyiriza ubusa. Maze abacira umugani ati, nta muntu utabura igitambaro ku mwenda mushya ngo akidode mu mwenda ushaje. Uwagira atyo cyaca wa wundi cyadozweho, kandi igitambaro atabuye ku mushya nticyahwana n'ushaje. Kandi nta muntu usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo vino y'umutobe yaturitse iyo mifuka, vino igasandara hasi n'imifuka ikononekara. Ahubwo ibikwiye ni ugusuka vino y'umutobe mu mifuka mishya. Kandi nta muntu wanyoye vino ihiye washaka idahiye, kuko agira ngo ihiye niyo nziza. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma Luka ibice 6. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu n'iryanjye bwite.